ya ndabasuhuza cyane abari mu mahanga, abari mu gihugu cyanjye hano mu Rwanda, abafana banjye mwese mwumve ko mbakunda, ntangiye mbifuriza umwaka mushya muhire. Mugire noheli nziza, muzagire bonane nziza, ndabakunda cyane. Ni nayo mpamvu mba nicaye aha ngaha, nicaye hano ku bwanyu kubera ko nanjye murankunda, sibyo? Rero njyewe mbazaniye inkuru, ntabwo nabyita ko ari inkuru, ni isomo rero ry'uyu munsi ngiye kubaha. Ni abagabo bitinya kuko bafite ibitsina bitoshye. Abagabo mukunze kwitinya, impamvu rero mbivuze gutyo, hari igihe tujya twicara nk'abakobwa tukaganira, abakobwa nyine, ariko aba ari story, nta nyine abakobwa baba bamajije kwisetingamo ko umugabo wese ufite igitsina gitoya atazi kurongora, kuko nta nubwo yanamuryohereza. Niko rero abakobwa bose bamajije kwisetingamo. Ikintu rero ngewe nababwira, wikitinya ukavuga ati shabara mukobwa sinamutereta sinamusaba, yaravuze ngo abagabo bafite ibitsina bitoya, rero nanjye ndimo wapepe, nyine ukumva witereye icyizere. Ntabwo ari byo birabe. Reka nkubwire wa mugabo we cyangwa se wa musore we, kurongora ni tekinike. Kurongora ni tekinike, ntabwo kurongora kugira ngo wihashaguye, ntabwo nkubwiye ngo wihashagure. Rero nimba wumva yuko kuba kumurongora nyine ukuri kumurongora bitakunyuze, munyazi. Abagabo rero bafite ibitsina bitoya akenshi bakunda gukoresha strategie yo kunyaza. Rero ninyaza umukobwa bakarangiza, nabyo mba numva nta ribi. Ariko hari n'ibindi ushobora gukora witonze. Kurongora n'ubwenge, mwabagabo. Niyo mpamvu mbaha nomero zanjye, nkababwira muzampamagare bagira ngo mbigishe uko bikorwa ibintu byose, kuko ndabizi ndabikuriyemo. Rero reka mbabwire ikintu kimwe mutazi. Ni nk'abagore birirwa bagenda bavuga ngo umugabo wanjye ngaca inyuma iki n'iki. Nabo reka mbagarukeho. Mwabagore mwe bavuga ngo umuntu upfa ngo ngiye ngo ntanyara, nta mugore ubaho utanyara n'umwe, nta mugore ubaho utanyara. Abagore bose baranyara n'abakobwa. Rero ntimukitinye ko murakabije mu kwitinya. Ikintu nababwira rero, nta mugore n'umwe ubaho utanyara. Nicyo kintu cya mbere mbabwiye. Ikintu gituma rero umugore atanyara ni iki ngiki. Ni kwa kundi uba uri kumwe n'umugabo wawe mugahita mubikora ataguteguye, ahangaha se wanyara abereye, ahubwo ko umubera ibuye kikamurenga. Mujye mubanza nimugera mu buriri, utegure umugore wawe, mara kumutegura musomane, yewe mu bundi manze mwiyumvanemo, sibyo? Imibiri yanyu ihure, mugirirane santima. Icyo nshobora kuba nababwira. Ubundi nababwira iki? Mubikore. Umugabo unyaza umugore wawe azanyara, ndabizi neza nuba wamuteguye. Aho kuvuga umugore wanjye ngo ntaganyara, aranyara. Nta mugore n'umwe ubaho utanyara. Ikindi rero ku bagore rero ngiye nirwa mbahana, abagore rero muranyanga kandi munyangira ubusa. Oya ntimukanyangira ubusa pe, kuko nk'iyo witonze ugaha umugabo wawe utabishaka, ugaha umugabo wawe ukabona aragusabye, erega nta kindi muba mwaragiye gukora, nta kindi. Ni ukwishimisha umugabo wawe, mukaryamana, yagusaba. Ese nk'iyo umugabo agusabye ukahita uhindukira, ukahita unarakara, uba wumva yuko ibyo bintu atabikeneye. Warangiza ukirirwa wasamye ngo yaguciye inyuma gute? Kubera yuko wowe uramwima, hanyuma naza kunyirebera ngiye ko nzamuha, hanyuma noneho urwo rugo katazongera no kuruhagira azaza amuhaye. Nyine abagore mugire ubwenge. Hari igihe rero, ndavuga ku bagore cyane, hari igihe uba uri nko mu rugo, uwo mugore utekereza, uzi ubwenge, urumva wabanje no kuba umukobwa. Abakobwa ndabizi tugira isuku.
tugira isuku ewana mujye mundeberaho ukuntu mba nkeye bana abakobwa tugira isuku rero ukaba uri umugore warashakanye n'umugabo wawe urugero ndi kuba si n'urugero kuko hari na benshi nzi umugabo wawe akinjira agasanga ufite ibiguti bintu ukazi usa nabi ewana ese uwo mugabo yakugira santimati umugore mu rugo agomba guhora akeye ese ninde uzajya kujya kureba muri ayo maguru yawe ufite amaguru ari kunuka wagira ngo ni imbeba yaciriye mane ntago mbabwira bino bintu kuko mbanze mbabwira bino bintu kuko mbakunda ndi kubigisha uko muzitwara kugira ngo mubashe kubaka ingo zanyu zihamye nkaho kuvuga ngo wowe ngo urinda ngo dutwarira abagabo oya umugabo ngewe nansanga ewana mfite agasuku murabibona nansanga akaza ambwira ati meze ute nzamwikiriza kandi mwakira niyombi yes kubera yuko nzi uko bafata abagabo nawe rero nimba waragiye ugiye kubaka fata umugabo wawe neza ugasanga gutiya binuka gusa umugabo wawe azakureba ate koko ntago yakwiteza icyo gihe nta na santima aba akikugiriye ajya kureba icyo gihe babana basa neza kandi ubwo uzababara kandi ni wa mwanda wawe umwanda wawe niwo utuma umugabo wawe atakureba ikindi ku bagore ngenda avuga ku bagore cyane mwihangane ngende kubakosora kuko mumaze iminsi mbora munyandikira muvuga ngo dutwarira ntabwo ari ukubatwara ngenzi gufata neza abagabo noneho ukaba uri umugore ewana ukaba uri umurokore ewana mu rusengero uzi gusenga uri umugore mwiza nta kintu udashoboye mu rugo uri umugore w'umutima mbese nicyo nshatse kuvuga ewana wambara ibintu birebire iki n'iki wiyubashye pe nta kindi mvuze utambuka no muri karitsiye bakaguha vino ariko mu buriri we n'umugabo wawe nta kintu na kimwe umumariye ndi kuvuga uracyumva noneho ugera mu buriri ugakomeza bwa burokore bwawe ibaze uri kumwe n'umugabo wawe mwashakanye reka mbagire inama wa mugore we iyo ugeze mu buriri ujye uhinduka uba indaya ubera indaya umugabo wawe icyo kintu ngiye nakubwira ni nayo nama nakugirira numva ikaze uhinduke indaya umugabo wawe umuhe wirekuye ugira uti wirekure nimba ushaka no kumuha wirekuye njye mbagira inama mujye mufata ibyumba byanyu mwitandukanye n'abana banyu icyumba cy'umwana wawe kibe kiri kure icyawe kiri nyine kure y'icy'umwana ku buryo utaka ewana ukaryoherwa ewana umugabo nawe icyo gihe aragushimisha umugabo nawe ntabwo yajya gushaka izindi ndaya azi ko yifitiye indaya asize mu rugo ntabwo nkwisi indaya ahubwo nyine umugabo wawe ntabwo aba ari kuguseka kuko umufata neza bikamurenga nimba wajya kubikora wa mugore we nimba wajya kubikora mugira inama njyewe nitwa Scovia umugabo wawe guhera aka kanya tangira umufate neza aho kuvuga ngo rero ngo uri mama pasiteri mu rusengero mama pasiteri biki abapasiteri banyu kubera kutabafata neza birirwa bashaka indaya ibaze pasiteri muzima aririrwa yandikira indaya ngo nshaka pasiteri uzwi ngo basi ngo video umugabo wawe ntumufata neza nta kintu na kimwe umukorera ngo yishime ewana usibye yuko ari kwanga kwicira izina kuko ari pasiteri ngo kwirukane mushwane aho ubundi reka nkubwire inama nkugire niyo nimba mugeze mu buriri igira indaya kuko ntago azarenga ku rugo rwe yarashatse umugore umufata neza gutyo ngo yifate ajye gusambana n'abandi oya rero ikintu nkundira nanone nkundira abagabo mu minsi ya mbere akigushaka ewana akwitaho ikintu cyose nawe ewana uragerageza ariko ikintu namajije kubona abagore iyo nabyita ko ari ukurengwa iyo mumajije kurengwa murigarika nabivuzeho yagusaba ugahindukira nyamara biriya bintu ntabwo ari byo ko nawe aba yavuye mu kazi ananiwe ushaka gukora kamwe gusa ukiryamira wenda mu gitondo urabizi
kugira ngo umuntu yumve ashyushye arakurana kandi nta bintu biba bikaze, nta bintu bikaze pe. Nkibaza uwo mugore wifata akima umugabo we. Rero ikindi nababwira njyewe rero ukuntu njye nteye n'impamvu mba ndi kuvuga bino ni ukugira ngo ndebe yuko twakomeza tukaba twakubaka twebwe abagore, kuko ikintu gikunze kudusenyera kenshi, ntabwo ndi umugore ikintu gikunze kudusenyera kenshi ni ibyo bintu, ni utwo tuntu ngiye mbabwira twose. Aho undi we ku mugabo ufite igitsina gito nawe namuvuzeho, umugabo ufite igitsina gitoya nyine uriya mugabo ntakitinye, niyumva ewa nakomeje no kwitinya njyewe azampamagare, njye narabyize ndabizi bifitemo ubumenyi. Ikindi rero ndumva njye nasoza, umuntu uzaza ushaka kumbwira akambwira ngo nshaka kumfasha nzaza mufasha, ntanga nomero yanjye hano buri munsi, ntangira nabifurije n'umwaka mushya muhire, Imana muzahirwe, ibintu byose bizabahire. Nimba n'uyu mugore nigishije n'uyu mugabo nigishije, tangira umwaka ufite impinduka, tangira umwaka ufite impinduka. Siko bihwanye n'ibisanzwe. Rero ngiye kubaha nomero zanjye, umuntu uzaba ushaka kungisha inama ni karibu ngo ngufashe, ngenda hari ngo ngufashe kandi ndahangaha ku bwanyu, kuko ibi bintu ntabwo nabyize ngo mbyicarane, ibi bintu ntabwo nabyize ngo mbigumane muri njyewe njyenyine mbimenye. Oya, ngomba guhugura n'abandi na bagenzi banjye, ni ibyo ngibyo. Rero nomero yanjye ni 0796104270. Murakoze cyane, murakoze cyane, tuzasubira.